urugamba twatangije guharanira kuzana demokrasi yihuse mu Rwanda izanywe na Ruda. Ruda ni Rwanda Revolutionary United Democratic Advances. Bityo rero yavutse ku itariki 14 z'ukwa karindwi 2015. Impamvu nta yindi, iri niryo zingiro ry'umuba w'impamvu z'akataraboneka. Hari nimugoroba ubwo abadepite abasenateri ba Repubulika y'u Rwanda bazaga i Kanombe mu murenge wa Nyarugunga akagari k'Amashashi, rwose baje kwigisha ku byo guhindura itegeko nshinga ngo abaturage bazabafashe barihindure ubundi bakomeze bibere ku butegetsi. Bityo rero n'abafatanyabikorwa byabo kuko bari babagize intumwa ngo baze babitubwire. Bityo rero babitunganyije batazi ngo abaturage hari ibyabagoye kuva kare kose bitigeze bibakemurirwa. Bityo rero aho niho perezida wa Ruda yigaragarije atangira agaragaza ibitekerezo bye muri politike y'igifute. Aho niho habaye intangiriro twakwita spark in politics or the new politics in Rwanda. Politike nshasha y'impinduramatwara dukoresheje ubwonko bw'akataraboneka si bwo gusa, ubuhanga n'ubuhangange bw'akataraboneka batigeze babonaho mu kiremwa muntu. Bityo rero ubwo amavu n'amavuko ya Ruda n'abaruda nuko bavutse ibitsina byombi. Ruda yifatiye ibintu byose bitagendaga neza. Perezida wa Ruda aravuga ati kuki bitagenda neza, ko nibitashobora kugenda ko umuntu yabishakira amapine yakomaho amapine yasunikaho kidogo bikaba byagenda. Ibyo bitagenda byananiranye bite, binanira bitabaga abantu b'abagabo n'abaganga se barabinaniwe. Bityo rero ni muri urwo rwego perezida wa Ruda Barafinda Sekikubo Fred nahagurutse, noneho mpagurukana imbaraga zose twose twaze kwita barafindarization. Noneho abazishigikiye bitwa barafindarists cyangwa barafindarizers. Bityo rero ibyo byose imitekerereze n'imikorere n'ibikorwa byose byiswe barafinda style. Bityo rero naze nk'umusaza w'imyaka 250 mu bwonko, ariko nk'abandi umuvubuka ku mubiri urebeye inyuma. Nuko naze nitwa kuri iyo tariki maze gusobanura haruguru hariya. Ubwo rero naze mbasobanurira ko byo guhindura itegeko nshinga haba ndabyanze, ntabwo ari byo, kuko dusanga itegeko nshinga ryaratugiriye umumaro kuva 1994 kuzamuka. Hari byinshi twagezeho nka kaburimbo nziza rwose, imihanda misha hirya no hino mu gihugu, amashanyarazi hose arimo arakwirakwizwa, amashuri abanza n'ayisumbuye, amakuru na za kaminuza, ibigo by'umutekano byaravutse. Umutekano turi nawo ni bogi, tusaguriza n'amahanga. Ubuhinzi bworozi byose byateye imbere kandi birakataje. Umutekano umudendezo w'abantu n'ibyabo muhora mutubwira ko ari mutaraga. Bityo rero amashuri, ubumenyi, ikoranabuhanga byose birakataje kandi turabifite. Hirya no hino tudashobora kugera mutubwira ko naho bihari hose, ko u Rwanda rwateye imbere rwose muri byose ku buryo rusigaye rutanga n'umusada w'umutekano mu mahanga. Kubera byose tubikesha iryo tegeko nshinga. Kubw'iyo mpamvu iyo ngingo y'101 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryashyizweho umukono n'umukuru w'igihugu, n'amahanga yose areba n'abanyarwanda bose bareba, bose n'abitwaga abafatanyabikorwa bose bari bahari. Rwose kubera iki itegeko nshinga muryifatiye mu gahanga mushaka ko rihindurwa?
iryo tegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ko nta vangura iryo ari ryo ryose rigira, ahubwo rishinzwe kurwanya ufite ivangura naho riri iryo ari ryo ryose, haba ku bitsina, haba mu bakuru n'abakiri bato, haba ku bataravuka n'abarimo kuvuka, ntiribavangura. Bityo rero bakavuga bati iyi ngingo rwose y'ijana n'imwe yazanye demokarasi, batubwira ko ihari, uburenganzira bwa muntu ko buhari. Bityo rero kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, nta mpamvu n'imwe y'umwihariko wasohorora ahantu itagira izindi mpamvu biri kumwe. Kandi turavuga rwose nubwo umuntu agira impamvu imwe, agomba kugira umuba w'impamvu yaba yayisohoroye. Ni izihe zindi mpamvu usibye ingingo y'ijana n'imwe ishaka guhindurwa no gukurwamo itegeko rindi rishasha mu itegeko nshinga kugira ngo umugabo umwe akunde yigumire ku butegetsi ayobore, ngo niwe ushoboye wenyine, niwe ufite ubumenyi, ngo abandi ntabwo bafite? Ibyo babikuye he? Babisuzumanisha iyihe mashini? Ni ubuhe buhanga bwasuzumye abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abana babo, baba baba imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga, ko nta wundi ushoboye uhari, ku buryo bavuga ko ari we ushoboye gusa, ku buryo yayobora igihugu cy'u Rwanda wenyine? Noneho ngo niwe ushoboye, ngo abandi ntibashoboye, ngo noneho bahindura ingingo y'ijana n'imwe yikomereze ngo ategeke u Rwanda. Noneho gasanga ategeka n'aba bandi bakeneyemo, noneho bakomeze bakene, bajye mu bukene njyakuzimu, kandi wahakabaye haza undi mushasha akagangahura nabo, noneho kitwa imbaturabukungu ya bose. Noneho bose abagangahutse vuba n'abagangahutse kera, bose mu mujyi umwe, mu cyerekezo kimwe, iryo rikitwa iterambere ry'abanyarwanda rizanywe na bose, apana umugabo umwe. Bityo rero aho nge Barafinda Sekikubo Fred, perezida wa Rwanda, aho niho nagaragaye, ndavuka ndabivukira kuri iyo tariki y'akataraboneka. Hari ku itariki 14 z'ukwa karindwi 2015, abo badepite bose bateranye n'abasenateri, abayobozi bakuru b'inzego z'igihugu, abapolisi z'abasirikare zose zaraho, abashinzwe umutekano b'ingeri zitandukanye n'inzego zitandukanye. Bityo rero muri icyo giterane, aho hose twari duteraniye kuri ayo mashuri abanza n'ayisumbuye ya Groupe Scolaire ka Kanombe, iryo ni ishuri ry'akataraboneka, aho Museveni yateye inkunga iryo shuri rikubakwa. Bityo rero niho twari duteraniye rwose, nanjye nigiye wahagurutse mbere, nge Barafinda Sekikubo Fred, manika urutoki, noneho njya ku murongo nk'abandi bose, nshyikirizwe mikoro, noneho niva imuzingo mbagira inama yo kudahindura itegeko nshinga nk'uko nabisobanuye hariya haruguru, ko abahanga muhumure barahari, ntabwo abahanga mu Rwanda babuze, ku buryo hakomeza hakashyigikirwa umuntu umwe, ngo niwe wahindurirwa ingingo y'ijana n'imwe igitabo cy'amategeko muri Repubulika y'u Rwanda, ngo akunde yisubirire ku butegetsi ayobore wenyine nk'aho nta bandi bahari, natwe turahari. Noneho kamanika agatoki narakamanitse, noneho mbereka ko twese duhari, ahubwo mbaye indongozi ya mbere, abandi ntibababonye, bari banzengurutse bose. Bityo rero bose barumiwe, baratangara, barumirwa. Noneho nk'umusaza w'ukuri natangiye mbabwira ko ndi umusaza w'akataraboneka, umusaza ufite imyaka 250 mu bwonko, ushaka rwose gutanga igitekerezo cye cy'akataraboneka. Niyo mpamvu nanjye ubwo ntibagoyetse, bampa umurongo njyaho, bari bazi ko nanjye ngiye kogeza nk'abandi bose bisanzwe, ariko n'ubundi nabanje gushima mbere ku igitekerezo cyanjye, ko nshima ibyo twagezeho kubera ubufatanye bwa twese, apana umuntu umwe.
ariko noneho ibyo ni nko kwifatira abaturage kutubwira ko ingingo y'ijana n'imwe ihangayikishije uwo muntu umwe n'abandi babyumva kimwe ko igomba guhindurwa nta mpamvu n'imwe. Bityo rero ubwo mbagira inama byateze ingaruka nyuma y'igihe runaka. Hari ku itariki yo kuwa 6 z'ukwa mbere 2016, ubwo nibwo rwose twahamagawe n'umuntu ngo twitabe Kacyiru ku cyicaro gikuru cya polisi. Tekereza nawe ibintu byari bimaze igihe kirekire kuva ku itariki 14 z'ukwa karindwi 2015 nari namaze kubagira inama. Reba igihe cyari kimaze gushira. Bityo rero nanjye ndavuga sinakwijyana kanandike ibaruwa ivuga iti yatangiye nyisobanura nyiva hejuru ku mutwe kugeza hepfo. Natangiye nyandika mvuga nti barafinda and barafindarization plus barafindarists. Umusaza w'imyaka 250 mu bwonko, ariko nk'abandi umuvubuka ku mubiri urebeye inyuma. Umujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga, akagari k'Akamashashi, umudugudu wa Kindege. Tariki yo kuwa 6 z'ukwa mbere 2016, nyakubahwa muyobozi mukuru wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda binyujijwe muri American Embassy East African Community dossier gusaba uburenganzira twishimire oya FBS agakoni 001 agakoni Kigali Rwanda agakoni 2015 konsi oya yavugaga constitution oya tegeko nshinga ntirihindura. Tumaze kumva no kubona hamwe no gusesengura yego na oya zateguwe na komisiyo y'igihugu y'amatora, twishimiye ko yateguwe kandi byihuse mwihitamo mwitegeko nshinga yayobora igihugu cyacu cy'u Rwanda kuva 2015. Impamvu gusaba uburenganzira bwo kwishimira oya yacu mu mahoro. Ubu burenganzira dusaba polisi nkuru y'igihugu nubwo gukora urugendo rwo kuva Nyarugunga, Kicukiro, Remera, Gasabo tugana ku Muhima, Nyarugenge, maze tukagaragaza igitekerezo shingiro cyacu cya hoya mu itora ry'itegeko nshinga ryo kuwa 18 z'ukwa 12 2015 ryo ku munsi wa 5. Tunaboneyeho umwanya wo gushimira abanyarwanda bose kubw'uruhare rwabo rw'akataraboneka ku isi nzima mu kwitabira bw'icyo gikorwa cy'amatora yitabiriwe n'impande zose, mwirengagije cyangwa twirengagije abifashe bivutsa ayo mahirwe mu buzima bw'aha ku isi muri demokarasi. Mu bukubo dushiramo dialogue and consensus binyuze mu biganiro no mu bwumvikane bizana amahoro bikabyara amahoro ariyo GDP. Tuzakora urwo rugendo
n'amaguru kugira ngo ubutumwa bwacu bugere kuri bose. Tariki 8 z'ukwa mbere 2015. Bityo rero tuboneyeho umwanya kumenyesha n'inzego z'ubuyobozi zikurikira kubidufashamo mu migendere myiza y'iki gikorwa kigaragaza ibitekerezo byacu kuri bose hose ko twatoye mu idembe mwituze. Izindi nzego bimenyeshejwe: ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, ubuyobozi bw'akarere ka Kicukiro, ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo. Murakoze kutwakira no kubyakira neza. Uzaba ukuriye iki gikorwa cyiza mu bwisanzure no kugaragaza demokarasi kuva gitangira kugeza gisoza ni Barafinda Sekikubo Fred, umusaza ufite imyaka 250 mu bwonko, ariko nkaba umuvubuka ku mubiri. Nshiraho umukono wanjye bwite, shiraho nomero za telefone: agasaraba 250 783428 shiraho email mukamaro@fbs@gmail.com. shiraho na Twitter yanjye yugarwa@gmail.com. Igitangaje cyatangaje Imana n'Abanyarwanda na Perezida wa Rwanda. Tumaze gusuzuma neza iyi baruwa n'abaruda n'abarudakazi n'abo twakwita well wishers babo, ababifurizaga ngo bigenze gutyo byaba ari byiza koko. Kuri iyo tariki 6 z'ukwa mbere 2016 twagiyeyo Kacyiru kwa Gasana Emmanuel, umukuru wa polisi. Tugenda twitwaje n'uru rwandiko, twumva icyo batubwira kandi tubonereho umwanya wo kubagezaho uru rwandiko tubasaba n'uburenganzira. Ntitwari tunaniwe kubikora, nta burenganzira tugiye gusaba, kuko nta wari buhagarika abantu bibereye muri demokarasi bagenda nta muntu basagarira. Ibyo ntitwari tubinaniwe rwose, nta nubwo twari tubiyobewe n'uburyo twari bubitegure cyangwa twari twabiteguye. Nta muntu wari kubangamirwa, nta muntu n'umwe wari gutekereza ko byari bushoboke gutyo. Ibyo byose byari birenze ubwenge bwabo, nta n'umwe wayokaga. Bityo rero aho kugira ngo bampe igisubizo cyiza kizima, bambwiye ngaruke mu gatondo. Hari ku itariki 7 z'ukwa mbere 2015. Sinatinze, nongeye nzinduka nsubirayo, ariko bahise banjyana muri CID Kacyiru mu biro kundyoza, bambaza byose ibi na biriya. Ibyo nzi n'ibyo ntazi, ubwo banteraho amapingo. Barangije kunsinyisha inyandiko zitandukanye nyinshi zinyuranye. Ibyo byose mbibona ari nko kumbibamo ubwoba, kandi nge ndi umusaza w'ukuri, nta wumbibamo ubwoba. Aho kubumbibamo ahubwo yaba abwibibamo. Narabarebaga rwose nkavuga kanikomeze nirebere iri kinamico ry'aba bantu barakinira kuri mwarimu mpuzamahanga.
bakora ikinamico ritigeze ribaho, kanze mbafindurira abantu b'abagabo ndebe ikomeza n'iherezo ryabo, nubwo nari maze kubona itangiriro ryabo. Arufa yabo nari maze kuyibona, nkinayibona noneho ndavuga kanyikurikiranire hafi nka muganga ukurikiranira hafi abarwayi be abakurikiranyeho uburwayi bwabarembeje. Nka mwarimu mpuzamahanga wigisha umuntu akamugira dogiteri ukurikirana umurwayi akamukurikiranaho ubwo burwayi nsobanuye, mwarimu arakomeye cyane gusumbya na muganga. Noneho n'abakurikiranye nka mwarimu, noneho uri no muri laboratwari ndebe ako gafilimu ukuva gatangira gakomeza nuko kazasoza. Narababwiye nka mwarimu mbaha ingero nyinshi ndabasobanurira ibya demokarasi na demokarasi yihuse tuzanye. Ibyo byose amatwi yabo ntiyashakaga kubyumva. Ibyo byose babirenzeho banshira mu modoka y'umweru, bahita banyerekeza mu nzira iza Remera. Tugeze Remera baraharenga, turakomeza tunyura ku kibuga cy'indege Kigali hariya mpuzamahanga, twerekeza Kanombe. Tugeze ku muhanda uva muri militare ruguru Kamenge Busanza, imodoka ako kamodoka k'agatoyota k'umweru karahagarara, hagira undi winjiyemo tumusanza, tumukuyaho. Ndabwira rero hano hepfo niho hari umuyobozi wacu w'umudugudu, tumanukana n'umuhanda uraho wo ku bitaro bya Nyarugunga, aho ku kagari ahahoze akagari k'Akamashashi kera. Turamanuka mberekeza aho uwo muyobozi w'umudugudu aherereye wacu, mudugudu wa Kindege ntuyemo. Nge perezida wa Rwanda Barafinda Sekipo Fred, umunyapolitike w'amahoro warutangiye urugendo rwo kwigaragaza mu rwego n'uruhando rwa politike mu gihugu cya Repubulika cyacu cy'u Rwanda. Bityo rero tugeze ku muyobozi w'umudugudu, baramubaza, uyu mugabo uramuzi? Ndamuzi neza, ni Barafinda Sekipo Fred, ni umuturanyi, ni mwarimu, yatwigishiriza abana, natwe yaratwigishije, ni umuntu mwiza cyane ufite ibitekerezo byiza. Ahita amujyana ku ruhande amubwira ibyo yamubwiye. Nge mpagaze nanjye hariya ndinzwe n'uwo wundi, sinamenye ibyo bavuganye, ariko nizeye ko uwo muyobozi w'umudugudu ngeze amahirwe ibiri bukurikireho azabimenyesha umuryango wanjye, umugore n'abana n'abaturanyi, azabimenyeshe n'abaruda n'abarudakazi bana. Bityo rero bansubiza mu modoka baranjyana, mbereka inzira yerekeza nk'iwanjye, umuhanda turakomeza. Tugeze imbere mbatungira agatoki ko hari ari rwo rugo rwanjye, ari naho mu rugo wanjye bwite, ko ntuye rwose nakodesha, mfite umugore n'abana 10. Ariko abagabo ntibabyumvaga, baraharebye gusa. Ndabwira ducyameyo tukatireyo muharebe, murebe nabo mu rugo. Ibyo byose nabikoraga mbasuzuma kugira ngo ndebe imitima yabo uko isuzuma neza, uko itera neza mu buryo bukwiriye bw'umutima wa kimuntu. Ndebe ko bacyama, wenda banarebe situation. Ibyo byose noneho baraharenga, barakomeza, tugera mu Kajagari, turamanuka mpaka ku murenge, kuri polisi yo ku murenge wa Nyarugunga. Tuhageze babwiza abapolisi ko banzi,
nabo bababwira ko tumuzi uyu Barafinda Sekibo Fred ya turamuzi n'umuturage wa Nyarugunga afite n'ikibazo bamufungiye inzira ahora asiragira hano ko haba ku murenge n'aha kuri polisi turamuzi bamufungiye inzira iva inagiwe turamuzi hano arababwira mu mufunge no nanjye ndababwira se bamfunga nakoze ikihe cyaha nanjye mbanyuriramo muri make uko byagenze aho abo bashingira ko mumfunga simpabona na buke keretse nimba mwe mwafasha mukahanyereka aho mwashingira mumfunga nkuko abibategeka yari yambaye civilian n'uwo mugenzi we twafatiye hariya ku nzira iva muri military nawe yari yambaye civilian w'umusore ubwo abapolisi baho banga kumfunga baramubwira mwe mutware umujyane aho mwe mukorera cyangwa mu mujyane mwe murebe aho mwe ko mwamufunga naho twe ntitwamufunga ubwo rero bansubiza mu modoka baranjyana ubwo buryo bwose nashakaga ko n'aba bapolisi bazabivuga babibwire n'abaturanyi babibwire n'umuryango wanjye ko ntwawe n'abantu runaka baba babazi cyangwa batabazi ubwo aho hose nifuzaga ko iyo polisi nimba itabazi ibe yanaboneraho umwanya wo kubafata ko ari abagizi ba nabi ariko nabonye batabafashe kandi bigaragara ko babazi ubwo banjyanye ngenda nanjye nizeye ko babibonye ibizakurikiraho bazabimenyesha rubanda banshyira mu modoka baranjyana tugera mpaka Remera barakomeza inzira ijya Sonatibe tugeze Sonatibe turakata nk'abajya Kicukiro centre hari station ibanzi iburyo none tuyikatiramo bakatira muri iyo station mbona batungutse iyi imbere mu nyubako hari station iriyo hari gereza bahita banyinjiza mu rupango ubwo ntibyatinze banyinjiza mu nzu baramfotora bandika inzandiko bahamagara abandi bakomeye b'abayobozi b'amaranka akomeye abambaye uniform n'abatambaye uniform ubwo n'abambaye civilian abo bose barumviriza ibyo mbabwira barangije banera amapingo banjyana mu kazu gatoya mu muryango wa gatatu hari nk'imiryango myinshi cyane itondekanye yose yari ifungiyemo abantu ubwo banshiramo izo nzu bazita special ubwo mba muri special byari mu bihe bya Sekafa 2016 ubwo bo bigira muri iyo mikino ya Sekafa nicirwamo n'inzara n'inyota n'imbeho n'imibu yigezashwi n'ubukonje bwaho bubi cyane mu mwijima hatanabona iminsi 7 basanga naragagaye banterura banshira mu modoka banyerekeza Kacyiru kwa Gasana Emmanuel aho bankuye banshira mu bitaro iwe aho ngangahukiye banshiraho amapingo nanone banshira mu modoka baranjyana paka kwa Gakinya hariya unyuze Rwanda gese ukazamuka iburyo unzira ijya za Nyenyeri yo ruguru ubwo ni hafi aho ku muhanda babiziye mu gipango baragikingura barinjira ubwo baranjyana
bantera amapingu banshira muri serikeye. Bityo rero aho nahakubisemo naho iminsi 120. Ako kose ndi mu rugamba rwa demokarasi ni iminsi 120 y'akarengane k'ibihekane. Iyo niyo yari intangiriro y'urugamba rwa demokarasi yihuse rwanjye nge perezida wa Rwanda Barafinda Sekipo Fred, musaza ukuri, musaza w'umunyapolitike wakataraboneka kuvisiyare. Mubisemo iminsi 120 nahoraga mbasaba Deputy Commissioner wa National Intelligence na n'umuyobozi mukuru wa National Intelligence mu kigo gishinzwe iperereza cy'igihugu, musobanurire indi muntu ki n'ibyanjye byose na ruda yanjye n'ishaka rya politike ko ndi umunyapolitike wavutse ndivokera. Abanyarwanda icyo gihe bari bamaze gushira imikono, bari 6 n'igice, bose baramaze kunshira imikono. Ariko ibyo byose aba batabizi, ibyo byose ndabibasobanurira ko abantu bakeneye impinduka mu Rwanda n'ige ndongozi yabo. Noneho ubwo iminsi 120 irangiye, banshira mu modoka baranjyana banagiyo mu nganda Kicukiro nijoro bwije. Ndabwase mwanjyanye mukangezi wanjye ko ntakibuka ahantu hose ko mbona hahindutse, ko ntafite n'itike, mwanjyanye mukangeza hanca mu mpitike nge ngezaho nashobora kubona n'imodoka mu buryo butangoye, ko ntakibona, nahumye amaso atagihobona kubera nabaga mu mwijima. Bansigaho ngo werwarize. Nanjye ntekereza ko wenda bashaka kunyiciraho hafi bavuge ko nazize ubugezi bwa nabukundi. Nakoresheje ubundi buhanga kugira ngo mpikure budasanzwe, mpindura ibyerekezo ku buryo n'uwankurikira atabivamo, atakurikira ngo abishobore. Bityo rero aho ngaho nibwo narokotse, nkora ibishoboka byose nshakisha uko nabona zonda, nurira zonda, ngenda n'amaguru, nariyuririye Sonatibe ingeza Remera naho ntega indi ingeza Kanombe, mbasobanurira uko byangendekeye. Abantu bose baratungurwa, barababara, bararakara. Ibyo byose ngeze Kanombe manuka iwanjye, abantu bankubise amaso bose babonaga ko ari ijoro ribagwiriye. Bityo rero urwo nirwo rugamba rwacu rw'abaruda muri demokarasi yihuse. Ubwo rero uburenganzira twabasabaga babuburijemo, bo bumva bakoze umuti batazi ko Imana kwigiye kuzikora umuti w'igifute wakataraboneka. Uru rugamba turimo rwa demokarasi yihuse, abantu batazajya banarwita urw'amenyo si urwenya. Nge perezida wa Rwanda narababaye, narababajwe bihagije. Umuryango wanjye wasigaye mu kaga, ntacyo kurya bafite, abana nta numwe muri abo bose bategetse. Nahoraga mbabwira ko umuryango wanjye wishwe n'inzara, bamerewe nabi, ntibashakaga kuntega yombi. Mbabwira mushake agafuka k'umuceri cyangwa akawunga mu bashiri, kuko nabo n'abaturage ba leta kandi nimwe mumfite. Bityo rero nimba ndi mu maboko meza ya leta, munjyane mu butabera mburane ntahe. Ibyo byarabanani, munjyanirire umuryango wanjye ibyo kurya, ibyo byarabanani.
Imana yarabarebaga ikareba ibyo bikora n'uburyo bagenza ibintu byabo n'imikorere yabo. Imana yarabagaye cyane. Nka perezida wa Rwanda narabagaye rwose, ndabareba ndavuga Imana reke zakora umuti nimba abategetsi ari uko babigenza. Twe indongozi z'abayobozi turaje tuyobora ibikorwa neza, tukore ikinyuranyo. Nasize mbabwiye ko ari iyi University of Understanding, nababwiye ko iyi nsize hano mpise kaminuza yo kumva no gusobanukirwa. Mubimenye nta busobanuro bwinshi nabahaye, bo bagize ngo wenda barashe ku ntego yabo, ariko nka mwarimu mpuzamahanga, umuhanga wakataraboneka, umufilosofa, nababwiye ijambo ry'ubwenge bazarimenya kera, ntabwo bayoka. Ariko niba uko bagenda bigira imbere, iminsi zabibabwira ubutumwa nababwiye ubwo aribwo. Ubwo ntibyatinze, namaze igihe gitoya barongera baranshimuta, baranjyana bamfungira mu igorofa rirerire rya Remera uvuye kuri stade werekeza Kimironko. Aho ngaho bamfungira mu igorofa rirerire, naho nkubitamo iminsi 120. Bankindi gihe nanone bamfata baranjyana bamfungira ahandi mu ndaki hasi mu mazi, naho nkubitamo iminsi 120. N'ahandi banjyanye bamfunze ku maso karavati yanjye, naho nkubitamiza iminsi 120. No muri etaje banjyanye bamfunze karavati ku maso yanjye, baracyayifite itukura, n'urutonde rw'abaruda amarisite yanjye baracyayafite. Nabandikiye kenshi bansubiza amarisite yanjye na karavati yanjye, barakinangiye. Bityo rero ibyo byose twe abaruda turabademokrate, turabanyapolitike b'amahoro. Bashobora kuba wenda bakibibonamo ibisubizo bifuza, ariko twe abaruda twe turangwa no kwihangana, tukitonda, tukitwararika mu bushishozi bwacu bwa demokarasi yihuse. Niko dukora, turangwa no kwihangana, twihanganira abari bo bose, twihanganira ibigeragezo, twihanganira ibigoye byose, tugamije kubihindura mo ibigori tuzagaburire n'abashonje. Nta vangura iryo ari ryo ryose. Nabo nibazasonza tuzabagaburira. Twe nta mpamvu n'imwe ituma ko tuhangayikisha umuntu kuri iyi si. Niho navuye hose mbabwira ko kuva kare kose twabarundi icyo duharanira ni ugusenya amagereza yose, inzu z'imbohe zose nzazisenya. No muri gereza nahoraga mbabwira ko nzazisenya. Igihe kimwe gereza nzazisimbuza amashuri, amasoko n'amavuriro, byite ku bantu, ku baturage, byongerere imibereho myiza yabo n'ubuzima buzira umuze, amagara meza mazima azira umuze haba. Bityo rero uru ni rwo rugamba rwa demokarasi yihuse. Baza no kumfata banjyana mu kigo cya gikomando, ariko mbasobanuriye bo barandekuye, babategetse banjyane kuri polisi ya Nyarugunga. Nanone nabo ndabibabwira, hahandi hambere banjyanye ku nshuro ya mbere, ubwo babategeka ko ari umunyapolitike, twumvise ibitekerezo bye, ntabwo ari umwanzi w'igihugu, n'umunyabitekerezo, afite ibitekerezo bye, afite uko abona ibintu bye. Muramufunga cyangwa mumwumve, mumurekure atahe, nimwe muri bufate umwanzuro. Ubwo barashishoza babona ko ubwa mbere naho zize impamvu zanjye za politike kandi ariho banyuze, babonye ubwa kabiri ndahagarutse. Icyo bakoze bansinyishije mu bitabo, barambwira bampa umunsi nzagarukiraho. Umunsi warageze ndagaruka, bari bazi ko ntazagaruka, nabwo naragarutse nk'uko kwa Gasana Emmanuel bambwiye
kuri esheshatu nzagaruke bukeye bwa noho nayaze kusubirayo bari bagira ngo wenda twe turatinya cyangwa twahagurutse twikinira twe nta mikino dufite twe dushaka impinduka mu Rwanda ko ibintu byose bihinduka turi impirimbanyi za politike muri demokarasi yihuse kandi abanyapolitike b'amahoro bityo rero nuko perezida wa Ruda natangiye urugamba ndutangira rwose nk'uko uruhara rutangira ku mutwe w'umusaza bityo rero naze ndi umusaza w'imyaka 250 mu bwonko ari kurebeye inyuma nkaba ndi umuvubuka w'imyaka 40 ubu ngubu mfite 48 n'amezi ajya muri 11 harabura iminsi mikibarirwa ku ntoki z'akaboko kamwe kugira ngo tugere mu kwa 11 2018 bityo rero urwo nirwo rwari urugamba rwanjye ku mugaragaro rwa demokarasi ye hose kandi rurakomeje bityo rero tutitaye ku bindi byose abanyarwandakazi abari imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga mwese mujye mwihanganira ibigeragezo nk'ibi niko demokarasi n'impirimbanyi zayo bizigendekera ariko nimukajye mwiheba mujye mugira umutima utuje kandi umutima ukomeye kandi umutima wimuwe kandi umutima umwe umutima utajegajega umutima utanyeganyega mu gitereko Imana yawushizemo kuko irawuzi uracyari mu gitereko cyawo cy'umwimerere nyagasani yemeje ko ubamo twese tugomba kubaho abemera n'abatabyemera twese tugomba kubaho tukabana nk'uruhara n'umutwe uko bibana kandi tukihanganirana kandi muri byose kandi ntabwo kwihangana byagenewe bamwe ni bigomba kuba bya bose bakihanganirana ntihagire bamwe bihanganirana abandi bahangayikishwe kirazira inzira ya demokarasi yacu y'abaruda ubwo Ruda ni igitabo cyacu cy'impamvu nziza nyinshi 200 ku rwego rw'u Rwanda n'ikindi gitabo cy'impamvu nziza nyinshi 200 ku rwego rwa Afurika n'ikindi gitabo cy'impamvu nziza nyinshi 20 ku rwego rw'isi aha niho rwose twe abaruda duhagaze rwose duhagaze bwuma rwose intego zacu zirumvikana nizo twise Ruda's pillars to good governance 1 poverty eradication in heads and in Rwandan pockets 2 ignorance eradication 3 improving access to education 4 illiteracy eradication 5 promoting community health and wealth 6 disease eradication the visible ones or invisible diseases and visible ones or external diseases ubwo rero banyarwandakazi n'abana bacu twese hamwe twitwa uturuda duto tutarafatiranga muntu mwese muzaharanire amahoro kandi inzira y'amahoro ni ndende kandi inzira y'amahoro ibamo ibikwazo ntituzi ababiterekamo ababishiramo ababitambikamo ntimuzakangwe n'ibikwazo ntimuzakangwe n'ibigeragezo bitambikwamo muzahura nabyo nicyo uzaba umugabo umubonera mu kunyura mu bikwazo bikaze by'imhitana muntu ukagira ngo ntari bubisaguke ntari bubirokoke ariko kubera Imana ireberera bose Imana itagira ivangura ireberera bose abagufi n'abarebare ababyibushe n'abananutse
abagenda bemye n'abakambakamba, abakuru n'abakiri bato, ibitsina byombi. Bityo rero abize n'abatarize bose Imana irabazi kandi nabayo, kandi Imana bose bakorera umuti ungana. Bityo rero ntawanywa umuti mwinshi ngo nuko ari umutegetsi ngo akunde akire cyane, nta n'uwanywa umuti mukiye ngo nuko ari umukene ngo akunde ngo akire buhoro buhoro, cyangwa ngo yize ngo wamukizoya. Kire ibingana kuri bose. Bityo rero twe abaruda n'abarudakazi twese twafashe intego n'ingamba zimwe zo kujya mbere muri demokarasi yihuse, twitegura kuyobora u Rwanda. Noneho u Rwanda tuzarugire umurwa mukuru wa Afurika, dukuramo iriya mipaka yose yashinzwe na ba mukerarugendo bigendeye. Ubu ngubu rwose abo ba mukerarugendo nta n'umwe ukibarega ikirego cy'uko bayishinze, ahubwo ikirego kiri kubayihembereye abategetsi b'Abanyafurika banze gukuramo ayo mapingo ari ku maguru y'Abanyafurika. Ariyo mipaka irimo iramaramo iki? Bategereza iki? Bayibikiriyeho iki? Ikomeze kumara Abanyafurika ibamarira kwicuma. Iyo mipaka irabateranya, bakicana, bakamarana, bakarasana bakoresheje n'ibikoresho mvaruganda bya kirimbuzi bituruka iyo mu nganda. Nabo ubwabo babona babikoresha ntibazi bikorwa bite, inganda zibikora gute, ahubwo bo bazi kubikoresha gusa, bamarana gusa. Ubujiji urumva nibwo ntandaro ya byose. Nge mwarimu mpuzamahanga Barafinda Sekikubo Fred nzanye kosora ze kurwanya uburezi mu bantu n'imakaze uburezi bufite ireme n'iremezo mu mujyi umwe w'uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe mu gusigasira amahoro mpuzamahanga. Bityo rero katuzahuza amahanga tuyahuriza mu mahoro masamasa, uburenganzira bwa muntu bwubahirizwe kuri bose kandi ibihe byose. Bityo rero Imana izadusanga twese tutahiriza umugozi umwe w'amahoro arambye, akarambiriza kuri bose kandi muri bose kandi hose ku isi. Bityo rero Imana izavuga iti mwakoze umuti muri abantu beza, noneho nayo izadukorera umuti wo kutujyana mu ijuru, kubera tutayigomeye twakoze ibyagombaga gukoreka ibyo yadusabaga. Ariko nizaza igasanga abantu bakoze ibidakoreka ibyo itadusabye, ubwo sinzi inzira bazanyuramo, sinzi uburyo bazakibanukana n'Uwiteka. Ubwo ibiswahili, ibyongereza, ibifaransa n'izindi zose bazabidudubiza bizakama, cyangwa bizavamo umwuzure uzabihitanira, cyangwa ubihanire ukundi, cyangwa imiriro bacanye kuri bagenzi babo izabagurumaniraho bahinduke esanse, umuriro w'ubutazima. Witwe umuriro utazima kubera bo ubwabo bigurumanira, ariko nibarangiza ibyo byose ntituzi uko filimi zizi. Ibyo katubireke, tubirekere Imana, tubireke bibe mu maboko y'Uwiteka. Ibyo twe tubura uko tubyita tukabyita gukora umuti. Reka Imana izakora umuti.